wakoze kuduha umwanya aka kanya ngo tuganire. ubwo narukaga kukubona muri Atlanta hari igihe cy'ingwe zari zirimo gukina, byari byiza cyane. Twabonye amashusho yawe ujya gutera inkunga abakinyi. Ese nka minisitiri n'amahanga wabyumva gute kubona ikipe uko imeze uyu munsi iyahagarariye igihugu cyacu? Ndatekereza ko bitangaje, ndatekereza ko ari inkuru nziza cyane yo kwihangana kandi byara amahirwe meza cyane kuri twe yo gutanga urumuri rutandukanye rwa Repubulika ya Congo. Turabizi sibyo, byaba muri Congo cyangwa se wenda mu mahanga, tubaho buri munsi tuzi uburyo ubuzima bwacu bukungahaye ku marangamutima, ufite ubunararibonye bwinshi bwiza cyangwa se ariko akenshi iyo bigeze ku itangazamakuru mpuzamahanga akenshi tuba nkaho twitaho tugomba kugarukira. Rero ndatekereza ko byari ibintu byiza cyane kubona ko hari indi nkuru yavugwaga kuri Congo, inkuru y'imideri, inkuru y'ubuhanzi, inkuru y'ikipe ifite ubuhanga buhanitse, bayafite ubuhanga bukomeye cyane. Urabizi, ndatekereza ko byari bishimishije cyane kandi byari byiza kuba hariya cyane no kubona abakongomani benshi, inshuti zacu abamahanga, abaturuka muri Congo baje ndetse n'inshuti nyinshi za Congo. Ubwo byari byiza cyane rero, kandi no ku mbuga nkoranyambaga twavumbuwe n'abantu benshi bakomeye b'influencer bashimishwe cyane no guhagararira Congo kurushaho. Rero byari ibintu byiza cyane kandi ndatekereza ko ikipe yakoze akazi kenshi ku gihugu kurusha uko yakoze mu kibuga, kandi turabyishimiye cyane kurusha mbere hose. Tunatekereza ko ibyo wakoze ari ikimenyetso cy'ukuri cy'uko dufite ubushobozi, dushobora gukora byinshi kurushaho iyo twishyizemo imbaraga, dushoye imari muri twe bwacu no mu mpano zacu. Kandi ndavuga inkuru y'uko abagabo n'abagore ba Congo ari bo bakize cyane mu gihugu cyacu. Yego, turi igihugu cya mbere gikize ku isi, ariko bitagira ku bantu bacu. Ubwo nibwo butunzi bwacu ubwo nini dufite. Rero byari bishimishije cyane kubabona. Yego, kubera akazi kawe wakoze, ndahamya ko washimishwe cyane no kubabona. Nk'uko wabivuze, inshuti za Congo nazo zabonye Congo. Niki wabwira ikipe? Twabonye ifoto yawe uri kumwe n'ikipe, wabaraga nabe kiriya gihe. Yego, gake ndashaka kuvuga nari mari byari imikino, nari kumwe na minisitiri wa siporo wari bari kumwe. Nabizi cyane cyane ko numvise mfite amahirwe yo kuba mpari, kandi nta byinshi nari mfite byo kubabwira uretse kubabwira ngo mwakoze cyane. Nkabwani kandi muri abantu batangaje kandi uburyo byari bishimishije. Sinari mfite byinshi byo kuvuga kiriya gihe, ariko nifuzaga kubereka ko turi kumwe nabo. Nanjye nagize amahirwe yo kuganira na bamwe muri bo mu bihe bitandukanye, kandi ikintu kiza ni uko bamwe muri bo bankoreye ubwo twari mu ntambara ikomeye. Rero ni intangiriro za 2025 ubwo ibitero byagabwaga muri Goma byakomeje kugabwa ni Bukavu, kandi urabizi ko amazina menshi atamenyekanye. Twe tuzi ko hari abantu benshi baturuka muri kara karere, yewe hatabaye ikintu kimwe na kimwe baravuga ati mukomeze mujye mbere. Kandi urabona ko ikintu gihe nanone baravuga ati komeze ujye mbere nanone urwanira igihugu cyacu. Ko niko kuri, twese turimo gukora uruhande rwacu. Turakoze cyane. Reka tujye noneho kubindi. Repubulika ya Congo, Madame Minisitiri irimo kugaruka ku isonga rya diplomasi ku isi yose. Urenze ikimenyetso wenda cyo gufata umwanya w'ubuyobozi bw'akanama gashinzwe umutekano ku isi, nihe shusho nshya, niba nabivuga gutyo, Congo ishaka kubaka ku muryango mpuzamahanga? Ndatekereza ko icy'ingenzi cyane iyo turebye mu bihe nk'inama y'umutekano iri kureba ibyo bahamagariye gukora, icyo bakora ni nacyo bari gukora mu by'ukuri, kandi n'uwo babikorera nacyo bakorana n'indi. Iyo turebye inama y'umutekano niyo rwego rwo hejuru rugomba kurinda amahoro n'umutekano ku rwego mpuzamahanga. Bikorerwa bande? Ku bantu bose, ariko cyane cyane ku bagirwaho ingaruka
n'intambara, umutekano mukeya. Kandi kuri twe kuba turi hariya ni uko duhari tuvugana n'ububasha bwose, kandi ububasha bufite ubushobozi bwo kwita cyane cyane ku bubabare twe duhura nabwo buri munsi. Nifuza wenda ko twifuza kugaragaza neza cyane ikibazo gihari, twifuza kugaragaza impinduka mu matekano mpuzamahanga, kandi ntushaka kugira ngo ibyo ngibyo bikorwe ugomba kubanza kureba abo ugomba kumva ndetse nabo ugomba gukorana nabo bwa mbere. Kandi natwe rero dushishikajwe cyane nabyo, kandi dufite intego yo kugaruka mu nama y'umutekano nyuma y'imyaka 30. Twarabyishimiye kandi tubikora twiyemeje kuvugana n'ijwi ry'ububasha, atari mu mwanya w'umuntu wahohotewe, ahubwo mu mwanya nk'igihugu gifite byinshi icyo gutanga muri bino biganiro byose: amahoro n'umutekano ku bagore, amahoro n'umutekano ku rubyiruko, umutungo kamere. Hari ibibazo byinshi bifitanye isano n'amahoro n'umutekano ku ruhando mpuzamahanga igihugu cyacu gihanganye nazo, kandi Kongo yavuga kugira ngo bino bikemuke. Twavuga ati iki cyafasha mu kubikemura, iki nta kintu cyatanga, kandi turimo kubikora birumvikana mu mwuka w'ubufatanye kugira ngo twumve inzitizi n'imbogamizi n'amahirwe ahari, kandi buri gihugu kizana ikintu gitandukanye ku meza. Kandi ni byiza cyane kuri twe kureba imimerere yacu, ibibazo dufite dukurikije uko ibindi bihugu bibibona. Rero turashimira cyane ibi ngibi ndetse no kuri naribonye, kandi ariko nanone kubikorwa turimo gukora ndetse no kuba dukomeje gufatanya kugira ngo muri hirya no hino ku isi. None se ni gute iyi gahunda nshya ya diplomasi ishobora kugira ingaruka ku musaruro uhindura cyane cyane ku baturage ba Kongo? Nk'uko nabivuze, turimo gushyira imbaraga mu bintu bitoroshye cyane kandi bitagenda neza, mu bintu bikomeye cyane dushaka kugira ngo bigaruke bimere neza mu kijyanye n'amahoro. Tumaze igihe kinini twitabira ikibazo cya komite dusaba ko bafata ibihano abadutera, kandi hari ibihano bimwe na bimwe byafashwe nko gusubiza ibyo babona kuri tele. Uyu munsi rero komite ifata ibihano yasohoye urutonde rushya rw'abantu 6 bagomba guhabwa ibihano, kandi n'ibindi bigo 2. Umuntu wa mbere ku rutonde rw'ibihano rwa Loni ni Corneille Nangaa afata ibihano, kuko byagombaga kuba nyine byaragenze kera cyane, kuko yakwiriye gufatirwa ibihano koko. Ibyo bigo 2 rero ni AFC 23 ndetse na Twirwaneho, kandi natekereza ko ari ngombwa kwerekana ko urushinge rurimo kugenda neza. Birumvikana ko ku baturage bacu no ku nshuti zacu ibyo twiteze ku mibabaro yacu, kuko ihari ni igitekerezo tubona umusaruro mwinshi cyane uboneka mu gihe gito. Ariko nk'abadiplomate tuzi kandi ko ibintu bifata igihe. Kuba dufite icyerekezo cyihutirwa si ibyabo, tugomba ariko gukomeza kugendana n'ibihari. Rero mwebwe mukomeza gutuma bijya mbere, yego nukomeza gusunika kugira tureko byajya mbere, ariko buri wese agerageza guhinde gusunika ngo bijye mbere. Ariko nubwo rwose byaba ari bito cyane, bigufasha gusobanukirwa neza uko isi ikora, inyungu bafitemo, ingingo zihari z'ingenzi. Hari ibibazo bikomeza kugenda bitera ikibazo, ariko ugomba kuzumva neza niki kijya mbere mu bitekerezo byawe, niki kihari, ni izihe ngamba zikomeza kurindwa. Kandi nitwe dushyize imbere, nicyo twishimira cyane nk'ibyo ngibyo. None minisitiri mu karere ku mutungo kamere bivuzeho, hari amabuye y'agaciro cyane cyane kandi mpuzamahanga akomeje kuganirwaho cyane nk'i New York, kandi twarabibonye. Ni gute Repubulika ya Kongo yakwizeza ko umutungo kamere wayo ugira akamaro abaturage bo mu gace ko hasi, kandi bigatanga umusanzu cyane ku gihugu mu iterambere ryabo, kuko ni ibibazo mwakunze kugaragazaho hano muri iyi nteko. Icya mbere kuri twebwe ni inshingano ya mbere itwerekeye. Birumvikana ko nk'igihugu gifite uyu mutungo kamere, kureba uburyo twakoresha, ni gute twakoresha mu buryo butanga umumaro ku baturage bacu, bityo tugasuzuma uko twakora ibintu uko twabikoze mu myaka ishize, maze tukamenya ko noneho tugomba guhindura byinshi, kuko hari byinshi bigomba gukorwa, hari byinshi bishobora gukorwa. Ibyo rero ni uguhindura no guhindura imyumvire twe dufite. Urugero, icyemezo cya perezida cyo gushimangira ku buryo buhamye n'abafatanyabikorwa bacu bose, abikora ku giti cyabo, abafatanyabikorwa, ni ukuvuga twavuga tuti rwose iki ntabwo kigira igihugu kubamo ivumbuka gusa se irimbuka gusa, ni igihugu gifite agaciro, ni igihugu tugomba
kubonamo agaciro, tugomba kucyongera agaciro rero natwe. Bityo rero ibivuze ko umuryango uzungukira cyane cyane kuri ibyo ngibyo, kuko iki si ikintu cyo kuvanwamo gutyo gusa ngo kijyanwe. Turashaka gufata umwanya munini ku ruhererekane rw'agaciro, kandi icyo twabonye kandi tubona ubu ni uko santimetero 5 gusa z'agaciro bishobora gufata ibirometero byinshi cyane. Rero turashaka gufata umwanya munini kuri ibyo. Ibyo bivuze iki? Yego, turi ahantu hari irimbuka rikomeye, ariko dushobora kongera kubona aho twabona agaciro, tukakongera umutungo kamere, amabuye y'agaciro, uko atunganywa, kandi ku ruhembe rw'imbere akabasha kujyanwa ku isoko. Birumvikana kwenda bishobora gufata umwanya munini umenya kubyitaho cyane, kandi nubwo iyo turebye kure cyane hari ibiganiro nanone biri kuba bitakagombye kuba ku gihugu nka Kongo. Iyo tubonye icy'amabuye y'agaciro akoreshwa mu bijyanye n'ibintu byose bifitanye isano, reka dufate nk'urugero nk'ubwenge buhangano. Iyo bigeze ku bigo by'amakuru, iyo bigeze ku ngufu zose zikenewe, ibi byose bibaho kuko ahantu henshi muri ibi bintu bikorerwa bigomba kuvanwa mu birombe byo muri Kongo. Nyamara iyo bigeze ku bwenge buhangano, buzana ubwenge, buzana ubumenyi, turabizi. None iyi shusho ni abandi bagomba kubyitaho, tugomba kuba mu bantu rero bagomba kujyamo uruhare. Ntidushobora kugira AI, ntidushobora kugira isoko y'amakuru y'ikoranabuhanga rikora neza ku gice kimwe cy'isi, ariko ku kindi gice ngo bye kuhagera. Ntidushobora kugira ikoranabuhanga ridasobanukiwe indimi zacu, rizadufasha gukoresha ubwenge bukorano mu buryo bwahindura sosiyete yacu. Ntidushobora guhazwa n'ubwenge bukorano budagaragaza indangagaciro zacu, butagaragaza inyungu zacu. Bityo rero n'ibyo byose biri mu biganiro tugomba kuba tubiganiraho, kuko nta bwenge bukorano bwabaho amabuye y'agaciro y'ingenzi ahari akenewe. Bityo rero ibi nibyo turimo kuganira, bagira ibyo baduha, tugira ibyo tubaha, kandi ibi nibyo biri kuduha agaciro kandi n'ubutunzi ndetse n'iterambere ku baturage bacu no ku gihugu cyacu ndetse n'ubukungu bwacu muri rusange. Ibi ni ingenzi cyane. Rero nyakubahwa wavugaga gato ku byerekeye ingwe. Reka none nsubire ku gikombe cy'isi cya 2026 aho Kongo yagikingiye kurana mpuzamahanga mu ntangiriro mu rwego rwo guhangayikishwa cyane n'ibibazo bya Ebola ndetse n'ingendo zijyanye n'ubuzima n'ibindi. Mwabyumvisha ibyabayeho ko abakinnyi rimwe na rimwe bagize ibibazo bikomeye, kandi abantu bamwe na bamwe ntibagomba kuva muri Kongo ngo baze kumenya ibiri kuba hano. Tuzi icyo Amerika iri yavuguruye ku mabwiriza yabo. N'ubuhe butumwa leta ya Kongo ishaka guha, cyangwa se kuvuga niba nabyita ngo kujya ikumire ko igihugu gishobora guhezwa? Ndumva ko ubutumwa bwacu ari bumwe, ntabwo ari ubumenyi bw'isi gusa bugomba gushyigikira ibi ngibi, ahubwo cyane cyane no kugira impuhwe. Igice cy'impuhwe kirasobanutse neza. Rero turasobanukiwe neza ko buri gihugu cyose gifite inshingano ku baturage bacyo kugira ngo bamenye ko abaturage bacyo bameze neza. Mu gihe rero tubona indwara nka Ebola iteye ubwoba kandi ikaba itazwi neza na benshi, ni ibisanzwe ko ibihugu bifata ingamba zo kwirinda. Ibyo ngibyo ni kimwe kijyanye no kwihangana cyangwa se kubabara. Aho tugiye ku bunararibonye mu bya siyanse, kandi tuzi icyo Ebola ari cyo kimwe, kandi tuziho nanone byinshi nanone ku bundi bwoko bwabanje. Gusa ikintu y'ingenzi, OMS ntabwo ifata icyorezo cya Ebola nk'icyorezo giteje ikibazo isi yose. Uko iyi ndwara yitwara biratandukanye cyane n'izindi ndwara zateye ibyorezo ku mpuzamahanga nka COVID. Uburyo indwara yandura butandukanye cyane twose n'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu tugomba kubimanza kugerageza kumva icyo ngicyo, tugasobanura ko yego kirakomeye cyane, tugomba guhangayikishwa nacyo, kandi tugomba kugira inshingano zo kwirinda cyane cyane ku bantu bose ko batakwandura icyo cyorezo. Ariko nanone kandi icyo tuzi kuri iyi ndwara ni uko ingaruka zo kuyirwara ari nkeya cyane,
ubu rero ni mu nshingano za buri gihugu guhitamo uko gishaka kubikora. Amerika yafashe ingamba nyinshi, birumvikana ko uremera ko azazikwiriye. Sinshaka kwibanda ku kuba zikwiriye cyangwa zidakwiriye. Biragaragara ko umuntu wese uri munsi y'aya mategeko yumva ko bidakwiriye, kandi mu mucyo wuzuye njyewe ubwanjye muri mu kanama k'umuryango w'umutekano ku isi ndafata uruhande rwo kujya ku ruhande inyuma y'aho ngaho, kandi nanjye nigeze guhabwa iminsi 21 yo kutitabira aka kanama. Hahanganye nabyo birumvikana, kandi twagomba kugeza ku mugaragaro kugaragaza neza uburyo tugomba kunoza no gufatanya kugira ngo turebe ibiri kuri tere n'ibiri kuvuga nimba bikwiriye. Ikindi nice cy'inkuru, kandi ndatekereza ko aricyo tugomba kwibandaho cyane n'imbaraga zacu zose, nuko turimo kurwanya iki cyorezo. Kandi iyo turi kurwanya iki cyorezo ntabwo tukirwana twenyine, ahubwo na Leta Zunze za Amerika nayo ifata ingamba zo kurengera abaturage bayo. Rimwe na rimwe rero tuba turi mu bihe bikomeye, twumva ko ari akarengane ko Amerika yabaye umwe mu bantu bakomeye cyane bafatanya ibikorwa ariko mu kugira duhanganira kino cyorezo cya Ebola tutajya tubyibagirwa. Amerika yongereye imbaraga mu itsinda ryayo rya CDC muri Congo, turimo gukorana hafi cyane n'impuguke ziri guhanahana amakuru. Hariho kandi ibitekerezo bitangwa ku nzego zitandukanye z'itsinda rishinzwe imirimo, ku nzego zitandukanye z'imikorere, hakusanyijwe umutungo mwinshi. Bityo rero icyo twese dukwiriye kwibandaho ubu ni gukomeza gukumira ko iyi ndwara yakomera. Ibyo ni ingenzi, ntikwiriye gukomeza kwirakwira ku butaka, ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo dutange serivisi z'ubuvuzi ku bantu bazikeneye, nubwo rwose byaba bigaragara neza cyane ko biteye ikibazo. Tugomba kureba ko dufite inkunga zikomeje gutuma ibyo byose bigerwaho. Iyi ndwara yarakwirakwiriye vuba. Iyi Ebola, ubwoko bwa Ebola bwarakwirakwiriye vuba cyane kuko bwari burimo gukorwaho nanone ubushakashatsi, kuko twibanze ku bwoko buzwi cyane. Ikizamini cyakabimenye kubera ko twapimye Ebola Zaire, ubu bwoko atari bwo turi gupima, kandi nta n'urukingo ruhari rwabyo. Turimo kubigerageza, harimo na Leta Zunze za Amerika na laboratwari zabo turimo gukorana bijyanye no gushaka inkingo, ndetse n'Ubudage numvise ko birimo, yego nabwo burimo. Kandi rero nanone ndatekereza ko hari uburyo bwinshi cyane buri gukorwa kugira ngo tujye ku cy'ingenzi turangize kino cyorezo, kandi tubone igisubizo dusubire mu buzima busanzwe. Yego ni ikintu cy'ingenzi cyane. Leta ya Congo nkubwira nk'ikintu utazi, ahubwo ndavuga ku bijyanye na diaspora. Iri ibibazo bikomeye cyane by'ivangura riko birakuze ku butaka bwa Afurika y'Epfo, kandi tuzi bikorera muri Afurika y'Epfo, turabizi uyu munsi by'ivangura. Ni hehe Congo ihagaze ku bijyanye no kurinda abaturage bayo, cyane cyane wenda n'ubufatanye bwa Afurika muri rusange? Ndatekereza ko iyi ari ingingo y'ingenzi cyane yo kuvugaho. Habaye impaka nyinshi ku byabaye muri Afurika y'Epfo. Twahawe icyizere kinini n'abafatanyabikorwa bacu muri Afurika y'Epfo ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batange uburenganzira n'umutekano kubimukira bose b'Abanyafurika bari muri Afurika y'Epfo, nubwo hari ibikomeje kugaragara neza cyane ko biteje akaga. Ntabwo rero dushobora kwirinda kugira ufasha dutanga ku baturage bacu. Ni ikintu kimwe twakira icyizere duhabwa, ariko natwe tugomba kugira uruhare rwacu dutanga. Bityo rero ntabwo twicaye nk'abadafite icyo twitayeho mu by'ukuri. Nizeye ko muri iyi minsi tujya gutanga indege y'abamwe makongomani bagiye kuva muri Congo. Sinzi igihe wenda bizabera, ariko ikigomba kuba ni kwa gatanu ko tubitekereza w'iki cyumweru. Bityo rero ndatekereza ko iki ari ikimenyetso gisobanutse neza kigaragaza ko imiryango yacu iri hano ku isi tutayitererana. Icya kabiri kandi nanone, izi ni imbogamizi zacu nshya twahuye nazo. Tugomba rero kureba uburyo diplomasi yacu ikorana yita cyane kuri iki kibazo, kandi ikagira uruhare runini cyane mu gufasha abaturage bacu muri diaspora. Ariko ndatekereza ko iki ari igikorwa giteye nanone amakenga no kwitaho cyane. Twagomba kureba imibare munini y'abaturage dufite bagaragaje icyifuzo cyo kugaruka muri Congo, kandi ubu turimo gutegura uko ingendo zabo zigomba kugenda. Nkuko nakubwiye, ingendo ya mbere zatangira ejo. Ntabwo buri gihe bitangazwa, ariko ikintu turimo guharanira kugeraho
ni ukujya abaturage bacu baba bakize baratekanye. Harimo abanyeshuri bacu bigaga muri Iran nabo turabafasha, aho ibisasu byaraswe mu mwaka ushize twese tubavanayo, murabyibuka. Hagize igisa nk'iki ngiki none ku banyeshuri bacu baba biga muri Ukraine, abari batuye hafi y'igihugu cy'Uburusiya twavanyeyo. Twari dufite imiryango y'abakongomani yari muri Libani, ubwo hari ibitero byabaga twazivanyeyo. Kandi buri gihe cyose dukomora ibishoboka byose kugira ngo twite ku kibazo giteye akaga abantu bacu ngo tubatabare. Ariko bivuze ko ari byinshi byo gutekereza gukora, bigomba no gutekerezwaho. Buri gihe tugomba kuba twiteguye kugira icyo dukora. Ese minisiteri ikeneye iki kugira ngo ikore neza, kandi n'umutungo ukeneye cyane cyane kugira gufasha abaturage bacu mu mahanga. Yego, cyari ikibazo gikomeye cyane, niyo mpamvu ndakibaza ku bibazo by'abakongomani bafite muri Afurika y'Epfo. Leta zimwe za Amerika zashyizeho intego yo bagaragaza ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo mu rwagati mu kwezi kwa Nyakanga. Nk'uko tubizi ubu ngubu ntabwo turi kugera mu mpera za 2026, ariko gutumvikana kw'ingabo z'u Rwanda zo kwita cyane kuri tariki bisa naho bitigeze bibaho nk'uko amasezerano ya Washington yabivugaga. Ese mwe mufata gute kuri kino kibazo, kuko abantu baravuga ngo nta kintu twigeze tuba kiri kubogirwa nk'igisubizo cyabyo? Oya, ntabwo twatunguye twebwe, kuko tuzi icyatumye u Rwanda ruba muri Kongo, kandi tuzi ko iki ari ikibazo bazagerageza gukomeza igihe kirekire gishoboka ngo basenye ubutegetsi bwa Kongo, basenye ubuyobozi bwa Kongo rwose mbere na mbere, kugira ngo kandi bakomeze gusabura umutungo wacu, kuko ibi ngibi bikomeza gutera inkunga ubukungu bw'u Rwanda. Kandi kugira ngo twongere dushyire imiterere y'imiryango yacu mu mwanya wayo, iki ni kimwe mu bibazo twagerageje gukemura mu buryo bwa diplomasi ndetse n'umuryango w'abibumbye. Uretse kuba ingabo za RDF zararanzwe no gusahura umutungo wacu, zanagize uruhare runini mu gukuraho cyangwa se kwica mu yandi magambo abantu bacu, kandi bica n'abantu b'abanyamahanga. Amateka arabigaragaza, bishe n'imiryango y'abantu bacu. Barakubwira ngo ninde uhari ninde udahari, kubwira ngo sekuru ninde mu myaka 50. Ayo makuru yose barayafite, barazi neza icyo bakora, baragerageza kwisanganya amateka y'umuryango. Bakora ibi ngibi bakimura abaturage kuko bagerageza kwandika amateka bundi bushya. Bityo rero tuzi impamvu u Rwanda rukomeza kuba hariya, kuko rufite imigambi idafite aho ihuriye n'umutekano, icyo turimo kubona uyu ngubu ni ikibazo cy'uburyo bwo gukomeza kunyuranya n'ibyo Leta Zunze Amerika zishaka, kandi bakomeza kutugeza ku buryo bubi cyane ko batubaye ubuzima bw'abakongomani. Kandi tugeze ku muryango mpuzamahanga twakoze gahunda mu kugaragaza ibi. Ndashaka gusobanura neza ko abantu bafite byinshi batekerezaho, ariko buri gihe vugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ntabwo ari Minisiteri y'Ingabo cyangwa se ishinzwe umutekano. Ariko iyo bigeze muri diplomasi, icyo dukora ni ugukorana cyane n'abafatanyabikorwa bacu bo muri Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bacu bahandi, mbere na mbere kugira ngo babashe kubaza ndetse no kureba niba kwihanganira ibibazo nk'ibi ngibi byo kutagira icyo dukora ku Rwanda, ngo u Rwanda rukomeze kuba ikibazo ku muturanyi ndetse no mpuzamahanga, ku mutekano mpuzamahanga ndetse no guteza umutekano mu karere ndetse na Kongo. Kandi ahangaha niho dushaka kugira ngo bigere, tubukora ubuvugizi, abantu tubukorera ubuvugizi nanone dushingiye cyane cyane ku byashyizweho. Ntabwo twigeze tugira ikintu kibi tuvuga. Turavuga urugero, tukavuga nk'ibihano muhane bano bantu, muhane bino bigo bitese ku bijyanye no guhagarika kugura koruta mu Rwanda, kuko u Rwanda nta ufite koruta yiva muri Rubaya. Itsinda ry'impuguke z'abibumbye zarabyivugiye, ntabwo turimo kuvuga tubwacu, ahubwo n'impuguke zarabivuze. Muhagarika u Rwanda gutanga umusanzu ku kugarura amahoro ku isi, kuko ni gute bafasha kugarura amahoro ku isi aribo bantu bahohotera ubusugi bw'igihugu cya Kongo icyarimwe bari gutanga amahoro? Ibyo nibyo dukora, uyu ni umurimo wacu nk'abadiplomate. Turabarwanyi, ariko kandi nanone tugomba kurwanya intambara,
kandi turarwana tugahangana n'ibintu bifatika, turarwana kandi tugakiraho n'inshingano za buri gihugu. U Rwanda rurimo gutohereza inshingano zayo ku ruhando mpuzamahanga, haba mu masezerano cyangwa se amahame y'umuryango w'abibumbye, amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, amategeko mpuzamahanga y'imibereho. Ariko ibyo byose birakorwa, u Rwanda rugakomeza gukora ibyo bikorwa. Bamwe mu bafatanyabikorwa bacu, si bose, nabo bicecekeye. Bityo rero igice cy'akazi kacu ni ukuvuga ngo mwarakoze ku bufatanye bwanyu, ariko ndatekereza ko ubufatanye bukwiriye kuza hamwe no kubazwa inshingano. Ntabwo bihagije kuvura ibimenyetso by'indwara no kwizera ko iki ari ikintu kizatuzahura. Turashaka ko intambara irangira. None reka turebe aho ikibazo kiri, hanyuma mutubwire niba dufite ikibazo cyo guhagarika intambara, kuko biratangaje iyo uje kutugirira impuhwe nyamara ugakomeza kuba inshuti y'umwanzi udutera. Birumvikana ko ibyo bintu byose atari ko bivugwa ku mugaragaro, ibintu byose twe bikorwa ku mugaragaro, ariko uko niko kuri ibyo turi gukora muri diplomasi. Uzi byabaye mu rwego rwa diplomasi, urabizi neza ibikorwa n'ibidakorwa neza. Urakoze cyane ku bw'amakuru duhaye. Ikibazo cya nyuma hano, mu gihe Perezida Tshisekedi yitegura kuyobora ikiganiro cyo ku rwego rwo hejuru ku micungire y'umutungo kamere, n'ubuhe butumwa Kongo yifuza gusigira cyangwa se guha abayobozi ku muryango w'abibumbye bashinzwe umutekano? Ubutumwa bwacu cyane cyane ikibazo cy'umutungo kamere ni uko umutungo kamere atari ikibazo gifitanye isano n'iterambere gusa, ahubwo gifitanye isano n'ibibazo by'imibereho myiza, ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibidukikije. Hari isano y'ingenzi hagati yo gukoresha umutungo kamere n'amahoro n'umutekano. Dufate nk'urugero rwa Rubaya, cyangwa se dufate urugero wenda uburyo ducunga amazi. Tumaze imyaka myinshi tubivuga, amakimbirane akurikira azaba ajyanye n'amazi. Ni gute ducunga amashyamba? Twacunga dute umutungo kamere rwose? Birumvikana ko ari umutungo w'ibihugu zigenga, ariko icyarimwo ukaba ufite ingaruka zirenze imipaka y'ibyo bihugu. Ni gute dufata mu buryo bitaba intandaro y'ihungabana, ko bitaba ibintu bimwe na bimwe ku buryo ibihugu bifite umutungo kamere bivamo ikibazo hagati y'ibihugu bikomeye? Ni gute twakwizera ko umutungo kamere ukoreshwa neza ku bidukikije mu buryo bwizewe burambye kandi butangiza, kuko dufite ikibazo cyangwa ikirere, ariko kandi no mu buryo bwiza bw'ibisekuruza bizaza kugira ngo babashe kubaho mu mahoro? Bityo rero ibi nibyo twifuza ko twatanga nk'umurage. Twagize akazi gakomeye cyane mu nama y'umutekano mu bijyanye no gutekereza ku kintu gifasha mu kuzana amahoro arambye, amahoro n'umutekano ku bagore. Yego, mu myaka 50 ishize hari umuntu wavuze ko abagore ari bo bakwiriye kuba mu gikoni. Nibyo rwose, ntabwo ari ngombwa ko tuganira ku mahoro n'umutekano, niko bavugaga. Nyamara inama y'umutekano yateye iyo ntambwe ivuga ko niba dushaka amahoro arambye, dukeneye ko n'abagore baza ku meza. Turabakeneye mu miryango, mu buryo dukeneye urubyiruko, dukeneye umutekano aho ariho hose. Ntidushobora kwikuraho urubyiruko mu gihe twifuza kuba mu isi y'amahoro, mu gihe aribo b'ejo hazaza. Ni kimwe no ku mutungo kamere, ntidushobora kwitega kubaho mu mahoro isi itekanye mu gihe twirinze ukuri kumvikana. Tugomba kuvuga ku mutungo kamere nk'ikintu gitanga umusanzu mu kugarura amahoro n'umutekano ku isi. Icyo tubivugaho rero ni uburyo bwo kuzana amahoro cyangwa se uburyo bwo kuzana ihungabana, kandi aya ni amahitamo dufite. Iki ni icyemezo dufite, kandi aha niho twifuza ko umurage wacu uba uri mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Tuzazamura iki ngiki. Turi inkuru ya zombi twebwe. Tuvuga inkuru y'umutungo kamere watuzaniye ubutunzi bwatugejeje ku rwego rw'isi, ariko icyarimwe butugeza ku bizago bikomeye cyane ku baturage bacu. Turemera ibyo byombi, tuzi neza icyo bivuze. Dufite rero icyo tugomba gusangiza aka kanama. Madama Minisitiri wakoze cyane. Ni Therese Wagner Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, asobanura uburyo Repubulika ya Congo iri kwitwara cyane cyane muri kino gihe ifite ubuyobozi mu kanama gashinzwe umutekano mu isi.
hanyuma kandi nanone asobanura ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko u Rwanda ngaruke bisanzwe ngo rwakomeze kwanga kubahiriza inzira iteganywa yo gushyira mu bikorwa amasezerano azana amahoro, ndetse ngo ruri muri Kongo kubwo kwiba umutungo kamere wa Kongo no kwiba ubutaka bwa Kongo, ngo bavanaho abantu mu bisekuru bizaba bakimuraho abandi kugira ngo bazakomeze guhungabanya umutekano wa Kongo muri ubwo buryo. Kavuga yuko iki kibazo ngo ari igikorwa u Rwanda rwapanze by'igihe kirekire. Ashimangiye cyane cyane ko bakomeje gusaba abafatanyabikorwa babo bose kugira ngo bagire icyo bakora, basaba na Loni gufatira ibihano bamwe mu batera ako kaga. Ngo icyakora ikiza nuko bamwe muri batangiye gufatirwa ibihano barimo na Colonel Nanga M23 ndetse na Twirwaneho, buryo ngo muri Loni bayifata nk'imitwe iteje akaga. Diplomasi ya Kongo urabona izabigera ibyo bwana ibyo Madame Kayikwamba avuze, gutuma Kongo yumvwa ndetse no gutuma iki kibazo gihinduka none ikibazo cyo gukemurwa n'abanyamahanga mu buryo bwa diplomasi. Bizatanga umusaruro cyangwa bizaba bya bindi byo kuvuga ngo kwizera iby'ahandi biravuna, nkoresha iyo mvugo, cyangwa se umwambaro wundi ugenda mu kushaka. Kongo izakemura kino kibazo? Nyandike muri comment. Ndagushimiye, ugubwe neza, amahoro.